Shalom mwene data, Uwiteka aguhire kandi aguhe umugisha muri iki gitondo. Muri iki gitondo Imana yagutekerejeho wowe. Nje kuvugana nawe rero aya magambo Imana yampaye ngo nyaguhe. Muri iki gitondo Imana iravugana n'umutima wawe. Yakoresheje ururimi rwanjye kugira ngo nkubwire. Unyemerere utege amatwi ibyo Uwiteka avugana nawe. Ubuhanuzi bw'uyu munsi turabusanga mu gitabo cy'umugabo bita Samweli, umuhanuzi w'Imana, Samweli wa kabiri, ibice 15. Kera hariho umugabo yitwaga Dawidi. Uwo mugabo yari umwami kandi ukomeye cyane. Hanyuma Dawidi yakira inkuru cyangwa azanirwa inkuru. Iyo nkuru yaje ibwira Dawidi yuko imitima y'Abisiraheli yose yamuvuyeho, itakimukunda, batakimwishimira nk'umwami, ahubwo imitima y'Abisiraheli yahindukiriye umuhungu we Abusalomu. Umwami Dawidi arababara cyane, ndetse umubabaro uvanze n'ubwoba. Hanyuma Dawidi atekereza guhunga, anabishyira no mu bikorwa, arahunga. Mu guhunga kwa Dawidi yahunganye n'abari bamuri iruhande, abamwemeraga, bemeraga ubwami bwe. Dawidi yajyanye nabo. Hanyuma rero ngo Dawidi azamuka umusozi. Uwo musozi witwa Erayoni. Uwo musozi Dawidi awuzamuka arira. Uwo musozi Dawidi awuzamuka ababaye. Uwo musozi Dawidi awuzamuka yitwikiriye mu mutwe. Uwo musozi Dawidi awuzamuka atishimye habe na gato. Ngo kandi abari kumwe n'uyu mugabo Dawidi, ngo nabo bazamutse uwo musozi bagenda barira. Ngo Dawidi azamuka uwo musozi arira, ngo kandi asenga cyane. Hanyuma Dawidi rero arazamuka, ageze ku musozi hagati, yumva inkuru mbi mu matwi ye y'umugabo witwa Ahitofeli. Ngo bamubwira yuko uyu Ahitofeli yivanze cyangwa se yafatanije n'umuhungu we kurwanya ubwami bwa Dawidi. Ngo ndetse ari kugira inama umuhungu we kugira ngo aneshe umwami Dawidi. Hanyuma Dawidi asenga isengesho rivuga ngo, Uwiteka Mana, ndakwinginze inama za Ahitofeli uzihindure ubusa. Dawidi azamuka nyine ari gusenga. Ageze haruguru, ngo Dawidi ahura n'undi mugabo. Uwo mugabo ngo amuzanira inkuru nziza. Ngo Dawidi amubonye, uwo mugabo yikubita hasi aramuramya. Dawidi yumvaga ko nta muntu wamuhereza icyubahiro, kuko icyubahiro cye yari acyambuwe, yari ahunze azamutse. Ariko ngo ahura n'umugabo amusubiza icyubahiro cye, aramuramya. Dawidi yari afite umugabo witwa Itayi. Uwo mugabo ngo yanga gusiga Dawidi, yanga no kumuvaho. Aramubwira ati aho uri bujye niho ndi bujye.
umva ijambo Uwiteka avugana nawe uyu munsi. Uwiteka Imana yawe, umuremyi wawe, arakubwira aya magambo. Arakubwira ngo ongera umwegere kugira ngo akubwire imigambi mibi Satani agufiteho. Uwiteka arakubwira ngo ongera umwegere kugira ngo aguhishurire kandi akwiyereke. Uwiteka arakubwira ngo nubwo bagusize, nubwo bagutaye, ariko Imana ikuzaniye umuntu ukugumaho, ukunambaho, ubana nawe. Umenya ko wariye, umenya ko wababaye, umenya ko uri kurira. Imana iramukuzaniye. Nubwo abantu bagutaye, ni ukuri Imana iguhaye umuntu ukunambaho. Imana iguhaye umuntu ukugumaho. Ibihe uri gucamo ntiwigere na rimwe wibagirwa amasezerano Imana yagusezeranije. Ibihe uri gucamo ntibiguteshe kugira ibyiringiro by'uko hari icyo Imana yavuganye nawe. Ibyo Imana yakubwiye bizasohora, kandi ibyo Imana yakubwiye dore irabisohoje. Rero ntutakaze icyizere habe na gato. Umuntu wawe wa hafi arakugambaniye. Uwo muntu yaba inshuti yawe, uwo muntu yaba umwana wabyaye, uwo muntu yaba umugabo wawe, uwo muntu yaba umuturanyi, uwo muntu yaba umubyeyi wawe. Ariko Uwiteka arakubwira ngo akuzaniye umuntu uguhishurira imigambi mibi. Uwiteka arakubwira ngo dore wowe ubwawe ugeze ahaterera. Uratereye, urananiwe. Urazamutse ndetse biranze. Ariko dore ahagurukije marayika. Marayika aramanutse agusanganira, agusanze kuri uwo musozi kugira ngo akuruhure imvune z'uwo musozi umaze iminsi, z'uwo musozi umaze igihe, z'uwo musozi umazeho imyaka, z'uwo musozi w'ubuzima bwawe bwose, z'uwo musozi w'imibereho yawe. Uwo musozi wabaye gature, uwo musozi wabaye inshuti yawe, uwo musozi murararana, uwo musozi muraganira. Nta yindi nshuti ugira n'uwo musozi. Amarira yawe uyatura uwo musozi, intimba yawe uyitura uwo musozi. Ariko dore marayika arahagurutse, aramanutse, agusanze kuri uwo musozi. Arakubwiye ngo haguruka, unamuka, kuko akuruhuye. Akuzaniye ibisubizo byawe kandi agushubijemo kongera gukomera. Yewe mutima urira, yewe mutima ubabaye,
uwiteka aravugana nawe ngo wicogora kandi winanirwa guterera, kuko dore hari intumwa yihuse iramanutse ikuzaniye inkuru nziza. Dore uratabawe kandi dore Imana irakwibutsa. Uwiteka akugiriye neza. Imana rero iguha umugisha nshuti yanjye. Ayo ni amagambo Imana ivugana nawe muri iki gitondo. Uwiteka aguhire kandi aguha umugisha. Uwiteka Imana yera, Imana ikomeye. Uri Alufa na Omega, uri uwa mbere n'uwa nyuma. Ni wowe usohoza isezerano nturitinze, kandi ni wowe umara ibikomere, ni wowe umara imvune zo mu mutima, ni wowe utadusiga, ni wowe ugendana natwe. Uyu mwene data afite imvune yo mu mutima. Uwiteka mwururuke umwunamure kuri uyu musozi. Reka marayika yihute cyane amusanganire, kuko dore arambaraye kuri uyu musozi kandi awuguyeho. Yewe musozi biruhanya, rekura umugaragu w'Uwiteka. Yewe musozi biruhanya, reka umwana w'Imana atambuka agende. Yewe musozi biruhanya, usigare mu butayu. Ureke uyu mukobwa agende, ureke uyu musore atambuke, ureke uyu mubyeyi aruhuke, ureke uyu mugabo anezerwe mu mutima, kuko Uwiteka hari icyo avuganye nawe, kuko Uwiteka asohoje isezerano ryiwe ku buzima bwe. Nicyo gituma uhereye umunsi agiye gukomera kandi agiye kwambara imbaraga. Turagushimye Data kandi tuguhaye icyubahiro, kuko ni wowe usohoza isezerano wasezeranije abagaragu bawe n'abakobwa bawe. Ngaho rero mugirire neza, ngaho mwiteho kandi umurwanirire. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.